mama umurimo TV Rwanda ukuzaniye filime nziza cyane isohotse uyu mwaka yitwa Imbohe y'urugo. Ni filime ivuga ku mugabo witwa Roger washatse umukobwa witwa Naomi gusa agamije kwihorera. Kuva isaha n'uyu munota nta kintu cyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina nawe izigera iba. Wabyumvishije? Kandi nindamuka mbyumvisheho bivuze hanze. Ngoga Ku rundi ruhande Ngoga ntabyara abana n'umugore we Deborah ariko aramusuzugura bikabije. cyageze neza n'umwaka. Naomi namenye yuko umugabo we amutoteza agamije kwihorera bizagenda bite. Kandi nta muntu nigeze mbibwiye. Bisa nkaho ibyo nakubwiye byose ugenda ukabica amazi ukagenda ukabifata uko wishakiye. Uyu munsi rero ugomba kubona ukuri kwanjye. Ese Deborah ko akomeje gusuzugura umugabo we azakomeza byihanganire? Ese Roger ko abwiye ko ibyo ari gukora bidahagije arakomeza kubabaza Naomi? Ese Naomi we iba arakomeza kubyihanganira? Kurikirana filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Umurimo TV Rwanda. Byarana nawe reka nta n'isoni ngenda ajya kubyarana njye n'abagabo nashakana nakunze. Mama Kanya, icyifuzo cyawe ntacyumvishije ariko ndagira ngo nanjye nyumve. Niba koko nkunda, niba wumva twarabyaranye kandi ukeneye ko twakongera tukabyarana, nyemerere ibyo bintu tubishakira ikindi gihe kandi nibyo byagufasha nanjye bikamfasha. Ruge nzagushira hanze ibyo bintu uri kumbwira ngo tubishake ikindi gihe. Ubu ngubu uri mu biki? Ubu uri mu biki? Basicisha make amubwire sibyo. Bakubwire sibyo. Ubicisha make sibyo. Ndabikwemereye ko tugomba kubyarana Uyu munsi. Umva umbwire. Umbwire ariko. Uri murashaka ngo ngufungishe mvuge ko ari wisha ababyeyi bayiri bagize. Iri joro ugomba kuntera inda nkabyara. Ibindi byo uri kumbwira nunanyinginge. Nunanyinginge. Umva Mama Kanya, bamubwire mbabarira ibyo bintu sibyo. Ntuzongere kwingutsa ayo magambo ibyari bagiza ngo ababyeyi ibintu biki byose. Mbabarira ibyo bintu ubimire mu nda sibyo. Ubimire ntibizagusohokemo. Noneho ihangane genda mu cyumba cyawe ndaje dukore gahunda nk'uko ubyifuza. Ndaje mwiteho sibyo. Naho ubundi ibindi byose uri kungaragara Ruge ntabwo nabyumva uri umugabo wanjye. Ako byemere kuri n'umugabo wanjye. Ndabyemera rega nyine singere biyo. Nese Kanyana yavutse ku giti. Rero icyo nshaka no kunerinda. Nyanyi sinabyemeye. Ngaho nyine reka ngenda. Kanga basi hangane sibyo. Ujye mu cyumba cyawe ngendaje none hanga. Sibyo ndaje musangiye. Wenda kuzura umutekamo twabona uri urananyira. Sibyo. Nakubeshye. Rugema na Mama Kanyana ibintu biraza kubagendekera gute? Ese ninde ubashe kuba yakomanga hano kwa Rugema? Byose tugiye kuba tubirebera hamwe. Rero nimba tubashe kuba twagerana hano kuri no munota jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo igitekerezo cyawe. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima ubundi ngusobanure umuntu ubashe kuba yakomanga hano nibigiye kuba byakurikira muri episode igiye kuba yakurikira. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo tuzajye tubasha kubana ibintu bimeze neza. Rero umuntu wari ubashe kuba yakomanga hano kwa Rugema ni Nyiranambara wari ugarutse Mama Isimbi. Niyo mpamvu mubonye Rugema agize ubwoba bwinshi cyane. Ese Mama Kanyana we ibyo biraza kuba byagenda gute? Kandi twari tuzi ko Rugema ndetse n'uyu mugore Mama Kanyana nta kintu bapangaga. Mama Isimbi niko yarabizi, noneho akarusho agiye kuba yabasanga mu cyumba cye. Uri kumva ko Rugema n'uyu mugore Mama Kanyana kagiye kuba bakababaho bari basanzwe Nyiranambara yarasanzwe anababona barimo baganira hanze nk'umugore nk'umugabo agafuha akagira ifuhe. None mu gihe abasanze mu cyumba cye biraza kugenda gute? Rero nimba umaze kuba wasobanukirwa jyaho hasi utangemo ibitekerezo hasi muri comment kugira ngo turebe ko kuri uyu munota tukiri kumwe n'abantu badukurikiye. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana. Ese Cyusa ndetse n'uyu mukobwa Isimbi yabashe ko yatera inda we biraza kuba bimugendera gute? Ese araza ko yabwiza iribagiza ukuri? Byose turaza kuba tubirebera hano kuri ino channel. Rero hano Cyusa yararimo aganira ndetse
avugana na Isimbi uburyo ibintu ibi bigiye kuba byagenda, kubera ko Cyusa twamaze kuba twamenya ko iyi nda Isimbi atwite ari iya nyayo. Muribuka neza muri episode yarangiye yuko Cyusa bigeze kuba bamuroga aryamana n'uyu mukobwa Isimbi abasha kuba yamutera inda. Ese iyi nda niye? Ibintu biraza kuba bigenda gute? Twabonye ko Cyusa ashaka kuba yakihakana iyi nda, adashaka kuba yabwira Iribagiza ko yateye iyi nda, kandi twebwe twamaze kubibona ko iyi nda Isimbi atwite ariye. Agumye guhisha Isimbi amubaza ati ashaka amafaranga angana iki kugira ngo aceceke ko iriya nda atariye, kandi twabonye ko hari isezerano babashe kuba yagirana na Isimbi, kubera ko Isimbi nabasha kuba yabyara uyu mwana atwite bakazajya kuba bapimisha ADN bagasanga uyu mwana ari uwa Cyusa, bazahita babana na Cyusa. Iribagiza uri kumva ntago baba bakibanye. Ese Cyusa ibintu arimo ni ibiki? Byose tugiye kuba tubirebera hamwe. Ese kuki agumye kuba yahisha ukuri ko ari we wateye inda ya Isimbi, ashaka ko yahaba iki? Byose turaza kuba twabireba. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, ukaba umaze kuba wasobanukirwa ibintu Cyusa arimo akora, amakosa akomeye Cyusa arimo gukora kuri uyu mukobwa Isimbi, ndetse arimo abeshya Iribagiza kugira ngo bazabashe kubana. Ese Isimbi we araza kuba yakora iki kugira ngo azabashe kuba yahisha iyi nda koko abihishe Iribagiza? Ariko twabonye ko Isimbi yabonye Iribagiza ashaka kuba yahinduka, agashaka ko Cyusa yavuga ukuri, kandi twabonye ko Iribagiza ashaka ko ari we wakegukana uyu mugabo na Isimbi aramushaka. Ese Cyusa we na Iribagiza ibyabo biraza kugenda gute? Ese ubukwe buzaba? Byose turaza kubirebera hano kuri ino channel. Rero nimba ubashe kuba wagera hano kuri uyu munota tukiri kumwe, jyawe hasi muri comment ubashe ko watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi yuko itangiye kuba yagera ahantu haryoshye cyane, aho abantu benshi mutangiye kuba mwayikunda, kubera ko hari kugenda hazamo ibintu bidasanzwe muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba, biri gukomeza bishimisha abantu benshi. Kandi iyi channel niyo yonyine y'ukuri ibasha kuba yabagezaho ibintu bigiye kuba byakurikira muri filimi Inzira y'Umusaraba, yuko hari abantu babashe kuba batwiyitirira, babasha kuba bababeshya bavuga ati bababeshya ibintu biraza kuba byaza muri filimi Inzira y'Umusaraba. Ariko iyi niyo channel yonyine n'ikimenyimenyi ifite abasubscribers benshi cyane bamaze kuba basobanukirwa, niyo ikwemeza ko ari yo ya nyayo. Rero kandaho subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibintu n'amakuru agiye kujya ava muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko niyo yonyine ibasha kuba yayatanga ari ukuri. Ese Cyusa aragumya kubeshya kugeza ryari? Azagumya kubeshya Isimbi we ageze ryari? Kandi Isimbi twabonye ko kugira ngo aterwe iriya nda yashakaga umugabo ko yabana na Cyusa, kandi nibyo yashakaga, kandi agiye kuba yabigeraho, yuko Cyusa nibamara kuba bapima umwana Isimbi atwite yamaze kuba yavuka, bakabibwira ababyeyi ba Iribagiza, ndetse bakabibwira ndetse n'ababyeyi ba Cyusa. Uri kumva ko uyu mukobwa Isimbi azaba yegukanye umugabo Cyusa, Iribagiza we se azabasha kuba yajya? Ko twabonye ko Iribagiza atangiye kuba yabavumbura ko hari ibintu bamuhisha Cyusa, yuko amaze kuba yaza hano mwa runo rugo kwa Rugema inshuro ebyiri zose, asanga we uriya mukobwa Isimbi hari ibintu bari kuganira, kandi baganira basa nk'abihishe. Ese Iribagiza we ibye biraza kuba byagenda ute? Byose turaza kubirebera hamwe. Rero jya muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ibintu bikomeje kuba byaryoha. Iribagiza rero yagumye abaza Cyusa ati ni ibiki muba muri kuganira mutabasha kuba mwambwira ko nanjye ndi umuntu mukuru kandi mbasha kuba nafuha? Kandi twamaze kubibona ko Iribagiza yabasanze baganira ibintu bitari byiza, kubera ko Cyusa yararimo abaza uno mukobwa Isimbi ngo ashaka ngayo kugira ngo azaceceke ko iyi nda atari iya Cyusa. kandi Isimbi we agumya avuga ko iyi nda igomba kuba iya Cyusa. Uko byagenda kose Cyusa agomba kuba yabana n'uyu mukobwa Isimbi, nubwo arimo yijijisha avuga ati ugomba kuba twahuzwa n'umwana wanjye, ugomba kuba waza ukaba ise w'umwana, nkabona uburenganzira ku mwana wanjye, yuko nzagumya guhisha iyi nda yawe kuba kugeza ryari, ninjya kubyara nkajya mu irangamimerere nzavuga ko ise ari inde kandi uhari. Rero uri kumva ko Isimbi akomerewe cyane no kuba yahisha iyi nda, niyo yabasha kuba yabimwemerera akabasha kuba yayihisha, yazageza ryari se abihisha? Kandi niba ajya ku bitaro bazabasha kuba bamubaza ise w'umwana azavuga ko ari inde. Nicyo Isimbi ari kugumya atsindisha Cyusa,
Cyusa kugira ngo Cyusa azabashe kuba yakegukana uyu mukobwa iribagiza bizamugora cyane kubera ko yabashe kuba yatera inda Isimbi kandi Isimbi twabonye ko adashaka ko yava ku izima bari basezeranye ko nta muntu n'umwe azigera abwira ko iyi nda ari iya Cyusa ariko twabonye ko muri episode yarangiye yabashe ko yabibwira uriya mugore Mama Cyusa araza ko yamugira ibanga ariko ni ibintu bibabaje cyane ubwo Cyusa azi ko nta muntu urabimenya ko iyi nda ari ye yageze iwabo arayihakana ese ibintu biraza kuba byagenda gute jyaho hasi muri comment utangemo ibitekerezo by'uburyo uri kubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba yuko ibintu bikomeje kuba byaba bindi yuko hari n'ibindi bintu byinshi byabashe kuba byaza muri no filimi aho twabonye ko Mama Kanyana ndetse arimo aganira n'umukobwa we bavuga ku uburyo Sylvie yabashe ko yamutwara umukunzi ese Sylvie koko yatwaye umukunzi w'uyu mukobwa Kanyana jya muri comment ubashe ko wabitubwira kugira ngo tubashe kuba twakubwira ibintu bigiye kuba byakurikira yuko hari abantu babasha kuba bakurikira iyi video ikageza irangiye nimba ubashe kuba wagera hano kuri no munota jya hasi muri comment kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa buri kimwe ujye utanga ibitekerezo byawe rero uyu mukobwa Kanyana yararimo aganira na mama we amubwira ko uriya mukobwa Sylvie yabashe ko yamutwara umugabo kandi twabonye ko Sylvie nta kintu yigeze akora kugira ngo abashe kuba yakegukana uriya musore Rurangirwa kubera ko bose bakunze umuntu umwe ari abakobwa babiri bamukundira mu gihe kimwe umwe abasha ko yabwira ko akunda umuntu ariko ntihagira n'umwe werekana uwo muntu bakunda baje kwisanga bahuriye ku mukunzi umwe ariwe twabonye uriya musore Rurangirwa yabashe ko yakundwa n'uyu mukobwa Sylvie ndetse akundwa n'uriya mukobwa Kanyana bose baza kuba bakundwa n'umuntu umwe noneho uyu mukobwa Sylvie abasha kuba yakegukana umutima w'uriya musore Rurangirwa noneho Kanyana babasha kuba bamukatira kubera ko Kanyana atari yarigeze abwira uriya musore ko amukunda yatumye mama we abasha kuba yamuvugira mama we amubwira ko hari undi muntu ategereje akiri gutereta ngo abashe kuba yazahitamo mu bantu babiri rero mu bantu babiri yari uyu mukobwa Kanyana ndetse n'uyu mukobwa Sylvie nibo bantu babiri uriya musore musaza wa iribagiza yaragiye ko yahitamo niyo mpamvu mwabonye ko yabashe ko yahitamo mushiki wa Cyusa uri kumva ko uriya musore yakoze amahitamo meza yo kugira ngo ahitemo uwo bazabana niyo mpamvu mwabonye Kanyana ari mu gahinda kenshi adashaka no kuba yavugisha uyu mukobwa Sylvie ese mubona Sylvie koko yarakoze amakosa ko yaba yikundanira n'uriya musore Rurangirwa kandi nta n'uruhare yabigizemo kandi nta nubwo yarazi ko uriya mukobwa Kanyana nawe akunda uyu musore uri gukundana na Sylvie rero uri kumva ko Sylvie we nta makosa menshi nta makosa na rimwe rinamuriho kubera ko amakosa afite Kanyana ahubwo ushaka ko yakunda umukunzi w'abandi ese Kanyana azabigenza gute ese Sylvie we araza kuba yakegera Kanyana bongere biyunge byose turi kubirebera hamwe nimba ubashe kuba wagera hano kuri ino channel jya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe kubera ko iyi filimi itangiye kuba yaryoha cyane kandi tubasha kuba twakuramo n'amasomo menshi hano muri ino filimi akomeza kuba yadufasha mu bintu byose tugenda dukora ese uyu mukobwa Kanyana ndetse na Sylvie bazagera aho biyunge jya muri comment ubashe kuba wabitubwira kubera ko ibintu bigiye kuba byaryoha episode igiye kuba yakurikira noneho iyi ngiyi ibintu biraza kuba bimeze neza kandi jya muri comment ubashe kuba watanga igitekerezo cyawe nimba uri kubona iri jambo ryanditseho subscribe ubanze urikandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza ukande like kugira ngo uzajye ubasha kuba wabona video zacu ubashe kuba wasobanukirwa ibintu bigiye kuba byakurikira muri filimi Inzira y'Umusaraba yuko tumaze kubona ibintu byinshi byabashije kuba byaranga iyi video yacu aho Rugema yabashije kuba ashaka kuba yaryamana n'uyu mugore mama Kanyana kandi mama Kanyana akaba ari we wari umuhatirije ngo babashe kuba baryamana kandi cyangwa amumenera amabanga ye azi uri kumva ko Rugema yaragiye kuba ameze nkaho afashwe ku ngufu kugira ngo batamushyirira amabanga hanze ariko hari ikintu kibashe kuba cyabavangira kubera ko tubonye ko uriya mugore mama Isimbi abashe kuba yagaruka mwa runo rugo akaba agiye kuba yatangira kuba yababaza ikintu bakoraga mwa buno buriri ese uyu mugore mama
Kanyana araza kuba yakisobanura iki kuri nuza kuriya mugore Nyiranambara n'uburyo twabonyemo akazemo ntago uyu mugore arabasha ko yamucika. Ese Rugema we araza kuba yakisobanura iki ko yazanye uyu mugore we wa kabiri muri iki cyumba cye cya Nyiranambara ndetse na Rugema. Uri kumva ko rero ari ibintu bibi cyane, kandi twari tubonye ko Rugema yari amaze kuba yakemerera uyu mugore mama Kanyana ko agomba kuba baryamana, ariko akamusanga mu cyumba cye aho arara. Uri kumva ko rero uyu mugore agiye kuba yahura n'ibibazo bikomeye cyane, kubera ko duhise tubona Nyiranambara aje arakomanga. Rugema arajya ko yafungura uyu mugore Nyiranambara ubashe ko yaza, cyangwa ni mama Kanyana uraza ko yajyayo. Jyamo aho hasi muri comment ubashe ko wabitubwira, kubera ko iyi filimi yacu igiye kuba yaryoha, aho mama Kanyana yaragiye ko yasohoka atangiye kuba yakitegura akumva Nyiranambara arakomanze. Uri kumva ko rero mama Kanyana ibintu bigiye kuba byamubaho atari ibintu byiza, kandi iyi filimi ibasha kuba yatwigisha amasomo menshi abasha kuba yadufasha mu buzima busanzwe, aho twigeze kubona Kanyana arimo aganira na mama we amubwira uburyo uriya mukobwa Sylvie yabashe ko yamutwara umukunzi, kandi Sylvie abasha kuba yarengana. Iri ni isomo rya mbere twabashe kuba twakura hano muri ino filimi. Nawe jya muri comment ubashe kuba wasangiza abagenzi bawe isomo wabashe kuba wafatira muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba, yuko hari n'andi masomo yabashe kuyagaragara hano. Kanyana ndetse n'uriya mukobwa uvukana na nuza na cyusa, kubera ko Sylvie yabashije ko yakundana n'umusore bita Rurangirwa musaza wa Iribagiza, niyo mpamvu Kanyana yamurakariye abatagishaka no kuba bavugana. Uri kumva ko naryo ari isomo rikomeye cyane, kuba wakunda umuntu umwe muri babiri, cyangwa mwakunda business imwe muri abantu babiri, wenda mugapanga kuba mwakora business, buri wese afite business avuga ngo agiye kuba yakora business, ariko ntumubwire iyo ariyo wabona mugenzi wawe yagutanze kuba yakora business watekerezaga, ugahita uhinduka ukabasha kuba wamurakarira kandi nta n'igitekerezo wigeze unamubwira. Rero iryo ryari isomo rya kabiri ryabashe kuba ryaranga iyi filimi, ariko hari n'isomo rya gatatu tubashe ko twabonamo, kubera ko Rugema yaragiye kuba yaryamana n'uyu mugore mama Kanyana, agiye kuba yaryamana nawe ababonye yumvishe Nyiranambara akomanze, kandi uyu mugore niwe wabashe kuba yakizana mwa kino cyumba ngo ashaka kuba yabyara. Ese ibintu biraza kuba bimugendekera gute? Rero iri ni isomo twakabaye kuba dufata, kubera ko uyu mugore yarakoze amakosa akomeye cyane kuba yaza mu cyumba cy'undi mugore mugenzi we, akabasha kuba yajya ku buriri bwe, akabasha kuba yabwira umugabo we, akavuga ati nanjye ndi umugore ngomba kuba utwagira ibyo abandi ubakorera. Uri kumva ko rero mama Kanyana yarashaka kuba yabyara umwana wa kabiri, ariko ntago yarashaka ko yajya kuba yashaka undi mugabo kandi afite umugabo yakundaga. Niyo mpamvu yahisemo ko yaza muri iki cyumba cya Nyiranambara ngo babashe kuba bagira ngo amutere inda, ariko Rugema yanze ko baryamanira hano mwa kino cyumba cya Nyiranambara, kubera ko ese Nyiranambara niyinjira muri iki cyumba agasanga Rugema yambaye ubusa ndetse n'uyu mugore mama Kanyana araza kuba yakora iki? Uri kumva ko rero filimi yacu igiye kuba yaryoha cyane kurushaho. Nimba tubashe ko twagerana kuri uyu munota turi kumwe, jyawe hasi muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe, kubera ko iyi filimi igiye kuba yaba akarusho, ibintu bigiye kuba byaryoha cyane. Kandi nimba ubasha kuba wankurikira ukaba ubashe kuba wagerana hano tukaba tubashe ko twagerana hano kuri uno munota, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana ibintu bimeze neza, yuko iyi filimi yacu ikomeje kuba yadutungura. Hari ibintu byinshi bibashe kuba byazamo amasomo menshi akomeye cyane ari kubasha kuba yakigirwamo, kandi nawe hari amasomo ubashe kuba wakuramo. Nimba hari isomo ubashe kuba wakuramo ukaba wifuza kuba warisangiza bagenzi bawe, jyawe hasi muri comment ubashe kuba waritubwira kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Siko twabonye uriya mukobwa coach aza kuba yaganira n'uyu mukobwa mushiki wa Cyusa Sylvie. Baganiraga iki? Bavugaga iki? Rero nta kindi bavugaga kuri ya mukobwa bita Kanyana wabashije kuba yaza mu kirori cy'uyu mukobwa Sylvie, abashije kuba yaza kuba yamwereka umukunzi we kugira ngo abashe kuba yamumenya, agiye kuba yamwerekana. Rero Kanyana ntabwo byigeze bimushimisha cyane nibyo uyu mukobwa coach yari arimo abwira uyu mukobwa Sylvie, kubera ko babonye ko Kanyana bitigeze kuba byamushimisha, kandi yabashije kuba yabwira uyu mukobwa coach yabashije kuba yabwirwa n'uriya mukobwa Sylvie
ko ari umukunzi we uriya musaza wa Iribagiza. Rero nibyo mwabonye byarakaje Kanyana cyane bituma atamera neza. Rero uyu mukobwa coach nawe twamaze kubona ko ari undi muntu wabashe ko yaza mu iyi filimi, bibasha kuba byashimisha abantu kubera ko ari kugenda agira inama nzima isi uriya mukobwa Kanyana ndetse n'uyu mukobwa Sylvie, kubera ko ariwe muntu ubasha kuba yabagira inama y'uburyo bagomba kuba bakitwara kubera ibintu batangiye kuba bajyamo, batangiye kuba bapfa umugabo, ariko uriya mukobwa nuza coach arimo arabagira inama y'uburyo bakongera kuba bahura, bakongera kuba baganira, bakongera kuba bahuza. Uri kumva ko uyu mukobwa coach arimo aragira inama Sylvie ndetse n'uyu mukobwa wundi Kanyana, kubera ko twabonye ko Kanyana atangiye kuba yazana imico itari myiza cyane, ashaka kuba yakumva ko uriya mugabo wa noza wa coach yaba umugabo we. Uri kumva ko afite agahinda kenshi. Rero Kanyana yarimo aganira na nyina ashaka amubwira ko ashobora kuba yatoroka akigendera agatorongera akava mwa runo rugo, ariko mama we yabashe ko yamubuza kuba yava mwa runo rugo kubera umuhungu atazi kandi azabona n'undi. Rero n'Imana yabashe ko wenda yabikora kugira ngo uyu mukobwa Sylvie abashe kuba yakegukana uyu musaza wa Iribagiza, ngo uriya mukobwa Kanyana ari we bibasha kuba byababaza kubera ko Imana buriya ikimufite undi muntu wa kabiri ishaka kuba yamuhuza nawe. Noneho ikosa yakoze ni uko uyu Kanyana ataba yarigeze avugana n'uyu musore yakunze ngo bavuganeho n'iminota myinshi cyangwa bavuge ati ngo bari no guteretana. Ndi kumva ko Kanyana rero ari mu makosa akomeye cyane kuba yarakariye uyu mukobwa Sylvie, kubera ko yabasha kuba yamubwira basi abasha kuba yabwira uyu musore akamwigira bakabasha kuba baganira, ntago ibintu byari kuba bigeze ahangaha, bari kuba bari bavugana neza ibintu bimeze neza, ariko uyu mukobwa ntago yabashe kuba yabivuga. Rero uwabashe kuba yabivuga niwe umusore yabashe kuba yakunda Kanyana, niyo mpamvu mubona yatangiye kuba yamwanga. Rero uri kumva ko ibintu bitangiye kuba byamera neza. Nimba tugeze hano kuri uno munota tukiri kumwe, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba.